Kuri aya mazu uri kuyabona aya ngaya ariko agiye ari ku murongo. Turacyakomeje rero gutembera muri uyu mujyi wa Bergen nk'uko mubibona. Aha Sheri akaba ari utwaye ya modoka yiwe, bajya iburyo, akaba ari ukomeje gutwara. Gabanya ugabanyirize hano, umwuka ni mwinshi. Urabibona gute ko noneho ubu warabimenyereye gutwara? Ubushize ubwo twaherukaga mu kiganiro cya mbere twakoze ukimara kubona perime, wari uri kutubwira uburyo gutwara imodoka bimeze inaha ngaha mu mujyi. Noneho ubu usigaye utwara abantu nyine, urabona ko ni mu mujyi hano rwagati muri Bergen. Kuri wowe ubona bimeze bite ubu ngubu? Ntabwo biba byoroshye nyine, ariko ni ibisanzwe, nta birenze. Icya mbere ni ugutwara buhoro, ni ugutwarira muri 30. Muri 30 ntabwo warenza umuvuduko wa 30. Kubera ari mu mujyi ntabwo warenza 30, kandi uba ugenda buhoro buhoro. Ureba kuko hari n'igihe n'abantu bashobora kwambuka birukanka batarebye ku bitara, ko abantu bose ntabwo baba babirebaho kimwe. Biba bisaba kugira ngo ugende buhoro buhoro witonze. Aha tugeze niho Bergen hagati mu mujyi, niko bimeze? Niko bimeze aha nyine tugeze muri ayo mazu aho. Ku muntu nubwo wareba Bergen kuri Google cyangwa se ukandikamo ngo Bergen City Norway, bakwereka aya mazu aya ngaya tugiye kugeraho. Aha tugeze hariya n'ubwato ku mwaro, ngira ngo murahabona. Kuri aya mazu uri kuyabona aya ngaya ariko agiye ari ku murongo. Aya ndayabona. Ni amazu ngo amaze igihe kirekire cyane kandi yubatswe mu buryo. Aya ngaya uri kuyabona hano, aya mazu ngo niyo yatangiranye n'iyi Bergen. Ubwo rero wageze Bergen ukabona aya mazu, nicyo kintu cya mbere kikumenyesha yuko wageze muri Bergen. Kugira ngo uri kubona abantu bagiye bahari, urabona ubwato bwose, ubunini ubutoya bwose buparika hano, buzanye ibintu, buzanye abantu. Aha ngaha niho buhagarara. Urabona hano ni urujya n'uruza, ba mukerarugendo. Aya ni amahoteli, harimo ibikorwa byinshi bitandukanye bikorerwa hano muri Bergen. Ni naho hari wa musozi, hari umuhanda uzamuka muri wa musozi navugaga kare hariya hejuru, ya misozi. Rero iyi niyo Bergen. Ubundi bakubajije Bergen uzayisanga hano, aho uzasanga Bergen. Urimo urareba no mato, kandi biriya no mato ukuntu ari manini cyane. Ubwo bwato ni bunini cyane, ariko ubwinshi n'ubwa ba mukerarugendo, ubundi n'ubwo barobesha. Nk'ubu buri imbere aha ngaha, ubu ni uburoba cyangwa buba buzanye imizigo n'ibindi. Niko bimeze. Aha ngaha niho usanga amafi yose baroba, usanga hano hari uruganda ruyatunganya. Kandi ikintu kigize Bergen cyane, cyangwa se Norvege yose uko yakabaye, ni amafi n'amavuta. Uko ari bibiri, amafi n'amavuta. Ariko nabonye amafi bafite ibifi binini, ngo bajya baroba ibifi, biriya bifi dukunda no kurya natwe.
ni amafi manini cyane rero bimwe nakubwiraga. Abantu usanga abantu bari bambutse rwose, bari baje bajyamo hano muri Norvège. Ugomba kwitonda perime no kuyiha agaciro. Bavuga yuko umuntu aruta ibintu byose, kandi ni nako bimeze hano. Ikintu gitangaje gitandukanye n'ibindi bihugu, kuko nigeze no gutemberera muri Siberia, nsanga bitandukanye cyane n'aha ngaha muri Norvège. Siberia ni hehe ubwo? Ni Suwede? Ni Suwede. Bitandukanye cyane no muri Norvège, kuko wageraga muri zebra crossing ugasanga abantu barambuka n'imodoka rwose, ugasanga umuntu arimo aracunganwa n'imodoka kugira ngo imodoka icunganwe n'umuntu. Rero bitandukanye n'aha muri Norvège. Aha muri Norvège ubonye umuntu ari gutunguka hari, uba ugomba kugenda gakeya buhoro buhoro kugira ngo utabasha kuba wagonga uwo muntu cyangwa umuhutazi cyangwa ngo umukange. Ubwo rero bisaba nyine hano ikiremwa muntu yitabwaho cyane. Ubwo cyitabwaho cyane niko bivuga, ikiremwa muntu cyitabwaho cyane. Ikiremwa muntu ni ukuvuga ngo cyitabwaho cyane kurenza ibi. Nyine ni ukuvuga ngo umuntu niwe ushyiraho amategeko, niwe ushyiraho ibintu byose, nta kintu rero cyamuruta. Umuntu niwe uza ku mwanya wa mbere, umuntu niwe uba ukozera ibi bintu byose. Urumva ko ibintu byose nyine nta cyaruta umuntu. Ariko mu bihugu bindi usanga cyane cyane byo muri Afurika, umuntu afite imodoka akumva yuko yarenganya cyangwa yatwara imodoka uko abishaka. Niko bimeze. Usanga abantu bitaho gutwara imodoka cyane kurusha nyine kwita ku bantu bari mu muhanda. Rero hano muri Norvège ugeze hafi yaho nyine abanyamaguru bambukira, ugomba kugenda buhoro, ukagenda ureba hirya no hino ko hari uriyo. Wabona ari hafi bikagusaba kugabanya, ukagenda buhoro buhoro kugira ngo udahutaza abantu cyangwa ubakange. Kandi kabone n'ubwo umuntu yaba arimo arambuka mu muhanda nta zebra crossing ihari, nabwo ugomba kugenda gakeya. Uri kubona nk'aka kantu kari kugenda kamyasa aho ngaho imbere, kari hehe? Ako ngako. Aho nyine bari kukwereka yuko ugomba kugenda gake gashoboka, kubera wenda hari ibyo bari gukorera mu muhanda uri bize cyane. Haba harimo abanyamaguru, hashobora kuza ab'amagare n'ibindi. Wa muganga urabona ko aho ngaho bari gukora umuhanda. Uri kubona nk'utu tuntu turimo hano nyine ni ikikwereka yuko hari ibikorwa by'umuhanda biri kuhakorerwa. Aha ngaha rero urabona ni ukugenda mu muvuduko wa 40. Ako bafite imisozi, uri kureba nawe reba uyu musozi ntago ureba ngo hari umusozi ngo mbese ngo ndanyura he, ntabasha kubibereka neza. Urabona nyine uyu musozi ubu tugiye kuwinjiramo. Umuhanda urimo hasi mu musozi, bakasemo umuhanda, ubu niwo tugiye kunyuramo. Aha rero ndongeza umuvuduko, ndagendera muri 70 nihute kugira ngo ntaza gutuma abandi inyuma haba umurongo muremure, kuko n'ubundi niwo muvuduko uhari nyine ni 70. Ubwo ni ukwihuta nyine ya 40 nkayivamo. Uyu muhanda urakomeye. Ibaze yuko uyu muhanda ushobora kugenda ukagera Oslo mu mujyi mukuru wa Bergen. Wa Bergen cyangwa wa Norvège? Nakoze biba wibagiwe guhindura. Ariko nta kibazo kugira ukora amakosa, wategereza ab'inyuma bakagera.
urumva naje ninjiye mu muhanda nibagirwa guhindura umuhanda, ndakomeza ndagenda harangiye haba hari amakosa. Urumva mu gihe waba uri naba ndi mu kizami hariya, ikizami cyahita kinsinda ako kanya. Naje ndinjira mvuye muri iriya tuneri nibagirwa guhindura umuhanda. Ubwo rero hano ndihuta kugira ngo uyu nguyu nyine mbashe kumuha inzira. Ako hano bubaka imihanda iri munsi y'imisozi, hajya bazita tuneri cyangwa bafite ukundi kuntu babyita? Tuneri. Ako ntabwo nzi ukuntu bayita tuneri mu Kinyarwanda. Birashoboka ko sister wanjye amamagaye. Banza umwitabe, ubwo turaza gukomeza tubereka urugendo uko rumeze. Aha muri uyu muhanda kwirukanka umuvuduko wa 80 ku ijana. Reka mfate telefone ye, uri kuvurumura. Noneho turagarutse, warangije gufata telefone? Narangije kuganira. Nkwegereze mikoro neza. Narangije kuganira kuri telefone, turacyari kugenda, dukomeje urugendo. Umwana wanjye afite isabukuru, ndimo ndagenda kumushakira impano. Uyu munsi nari namusohokanye, ubu ngiye kujya kumushakira impano. Reka mpatire hano. Turajya Saruhusi. Ajya aho bita Saruhusi. Aho ngaho ni Hoyera. Ubundi nugera Saruhusi ubona kwamaze Saruhusi. Aha muri roundabout ugomba gutegereza itegeko abava ibumoso. Imodoka zose ziva ibumoso ugomba kuzitegereza. Izi zose ziva ibumoso ugomba kuzitegereza. Aha rero nanjye nagiye ubu. Wera ujya Saruhusi uraza gukomeza hano. Ngo hano ku cyapa barabikwereka. Izi ni road shoring z'aha ngaha ziba ari nini, biba bisaba kugira ngo nyine zitwaremo uri kureba neza. Kwitegereza neza ziba ari nini cyane, usanga ari ahantu mu ihuriro ry'imihanda nk'itandatu itanu gutyo. Akomeza imbere Saruhusi ntujya kubera ugiye jya Osana. Aho ngaha rero iyi mihanda ugomba kuba nyine ukurikiza amategeko, ugendera ku mategeko nk'uko bikwiriye. Mara konona amategeko polisi ihita iza ikagira gute, ikagufata cyangwa bakakwaka perime, kandi perime hano kugira wongere uyibone ikibazo urajya kuri iriya nzu iyo ngiyo yitwa Horizont. Aho winjiyemo kamera iragukamera, ikamera imodoka yawe. Dore ngiyo kamera. Warangiza ubundi wajya gusohoka indi kamera ikagufata
ikaba ariyo ihita ikwishyuza amafaranga. Ahangaha rero tugiye kwinjira ni mu isoko cyangwa muri senta, muri santere yo bacururizamo. Rero mugumeho turakomeza tugendane, tunze kwereka nuko imbere muri iyi senta hameze. Hanyuma ibisigaye ubwo ni ugukora subscribe, tugakomeza kujya tubereka n'ahandi hantu henshi hatandukanye. Tugiye guparika. Aha rero ubu twazengurutse Bergen yose. Umukobwa ukunda imyenda abagenzi, iyo tugeze ahantu hose hari butike icuruza imyenda, ngo tujyeyo ma. Ubu ngubu inje muri butike iri gucuruza imyenda ariko bagabanyije 150 y'amakoroni.